hari abantu bambona ati kariya kana ntakajajwa ukabona yabyegereje umutima bigize personal njye nize muri mood nziza nibyukiye neza ariko wowe usumbona minjajwa why love I'm in love. Oh you are Yeah, I'm in love with God. Don't worry. Okay. Sure. Umfungishije umunwa Ati ku mubiri wawe hariho akubura ni imyenge. Nge mba numva imyenge itavugitse neza. ni imyenge da. Imyenge mba numva ari imyenge nyine y'inzu. Nyuma yo kukubaza kiriya kibazo ntunagisubize. Waje kubara neza ubona Yes, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko aho muri hose rwose birimo kugenda neza cyane kuri uyu munsi. Twagarutse mu biganiro bigiye bitandukanye Ngoga TV show. Nizere ko murimo kwinjoyinga ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Biba birimo kugenda neza aho muba muri hose. Mubizi ko bigomba kugenda neza cyane. Ariko baze dusuhuza abantu bacu rwose mudukurikira, angase mudukunda muri Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Muri abantu b'agaciro cyane. Uyu munsi tugiye kujya mu bujajwa, tugiye kujajwa. Muri studio za Ngoga TV show twakiriye Gogo the Gospel. Gogo? Hi everyone. This is your girl. Gogo the Gossiper. AKA Injajwa. Yeah. Umva, tugiye kujajwa nizere ko namwe rwose muri buze kugenda mujajwa rwose ibintu. Gogo, umeze neza se? Meze neza. Urasa neza. You look like money. Oh. Please give me some little money. Okay. Ndaje nikuhereze mu make n'ubundi ndabona kandi ukuntu ibintu byifashe ibintu bimeze nabi cyane. Gogo the Gospel umeze neza se? Meze fresh. Ubusu umuntu yavuze ngo Gogo the Gospel banahita bumva iki? Urumva Gogo. Okay, umva Gogo byifatanyije na Gossiper ubwo nyine ni Gogo Injajwa. Gogo Injajwa. Ubwo nicyo bisobanuye. Ngewe bwa mbere nkikumenya nari nzi ko uri umuririmbyi wa Hatari. Kubera nubwo nasomaga gospel. Gogo the Gospel wenyine. Abantu benshi ariko. None se Gogo. Mbere yuko turaza uyu munsi urabizi ko ikiganiro cyacu tuba dufite n'ibibazo abakunzi banyu baba baragiye batubaza. Ufite akazi gakomeye koza gusubiza ibibazo. Abakunzi bagiye batubaza bitandukanye. Utangiye kugira ubwoba urumva. Reka mbanze nkubaze igitekerezo ubundi cyaje gute cyangwa se iryo zina ryavuye he bundi mu buzima busanzwe kugira ngo nyine rize wumve niryo ugomba gufata. Actually iryo izina rya kabiri. Nahereye kuri Queen of Gossips. Queen of Gossips. Numva ntago biri kumashinga cause nashaka ko izina ryanjye rijyamo mbona ntiririmo neza. Then ndavuga ati why can I not be calling myself Gogo the Gossiper? Igitekerezo rero cyaje nyuma yuko maje kubona ko content zajya ari zubujajwe. None se nta muntu ugeze kugira inama kubwira ngo umva fatira izina niryo sawa cyane nta muntu ugeze ugisha inama. Oya nta muntu ugisha. Warabirose se wumva biraje neza? Narebye nyine ibyo nkora mbona bifite ingana n'iryo zina. Ibi bintu bitangiye ryari kugira ngo tuze kwinjiramo neza? Okay, watangiye ubujajwa ryari? Watangiye ubujajwa last year 2024 nibwo nabitangiye neza mu kwezi kwa kangahe mu mezi ya mbere. I don't remember very well. Nibwo byose bina boostinga bigenda gutyo. Ubse mu kwezi kwa mbere ubwo ni 2024. Video ya mbere washyizeho washyize kuri YouTube, Instagram, TikTok. Comment wakiriza avuga guki? Yari yihe video? Guy. Video nashyizeho ndimo ndabaza umwana umuturanyi. Urabona hari abantu baba bashinzwe kureba nyine ibintu bitabareba mu bipangu by'abandi. Barunguruka. Rero nanjye nakinya ku Karore nyine ndimo ndabaza like umwana kweki yananutse niba atarya ahari niba bamufashe neza niba ari iwabo tunumutwe twabona hari ukuntu abana baza gusura nkaba auntie bande
rero namubazaga utuntu nk'utwo ngutwo mwinjirira. Niyo video abantu bakunze comment noneho zavuyemo zari nyinshi bamwe bakavuga ati ngwego ngo kandi ngo ngo n'abaturanyi ngo baba bameze ngo baza ngo batwinjirira ngo batunda batubariza ngo abantu usa egoko nyine gusa n'abandi ukabona barabyishimiye n'abandi ukabona uvuga ngo mbega washimye ahantu habenshi none si gogo ari inshuti yacu Mavid nawe ni inshuti yawe ndabizi hari ukuntu yarimo kwactinga afite irindi jwi akoresha igitekerezo we cyaje gute kugira ngo ukoreshe kari akajwi nyine niko kubujajwa niko bumvisha kari bukurira abantu byaje bite jajwa twigendere njyewe kari akajwi sinzi ukuntu kaje ariko hari umuntu kera nakundaga bitaga Kibwa Kibwa no baracyari uzi ko ari umugabo ariko wadanje yigo yo barahari dekireke no umugabo mukuru ni umunyamakuru Kibwa rero yakoreshaga nawe kari akajwi ukumva nyine nakajwi kutwana twutujajwa nyine tuba kenshi nibwo gusa kabisa tuvuga ubusa ndavuga ati kambe nitije aka kajwi mu gihe adahari uragafata ikiza nuko akenago kanyine n'akabahungu akawe nakajwi kabakobwa nanga nyine waje wumva nibyo wakomeza ntabwo ugeze utangira se wenda okay iyo video ya mbere wakoze ntabwo ugeze ukoreshamo nyine ijwi ryawe risanzwe rya nyari ndirimo niryo ya mbere yari ijwi ryanjye ariko numva ntabwo biri gusoundinga neza perfectly nkuko mbishaka then ubwo nese mugatireka nkoreshe ako kajwi okay muramwumva ko ni amateka akomeye cyane ntabwo nari none se gogo ubujajwa buragabura uragabura da okay twaza tuganira mu kanya umwira uburyo n'igitekerezo cyaje cyo gufungura YouTube channel hari ibitekerezo by'abantu ndetse n'inama nyine bakubwiye bati nyamuneka ibintu kubishyira haya bishyire no kuri YouTube channel okay harya kuri TikTok ufite abantu bangahe 70 120 120 harya TikTok irishyura mu Rwanda ntabwo yishyura bisaba izindi imbaraga okay so ibu rero ugira gutya ubufunga YouTube yawe baravuga ati kanzanye nshyiraho content yanjye nk'umu content creator nka Gogo the Gospel ngiye nahoze ndeba content zawe baranabi okay kuva nakumenya nasi ngende ndabase who is she ntihareba content noneho n'abantu mwe leta igitubira ngo twihangira imirimo niba unkunda ukuri ko Imana nkundire Gogo the Gospel kubera ko yihangiye umurimo pe kandi nta wundi muntu swe wa mbere buri ufite ya content mu Rwanda Irinique okay Gogo ni content yawe uravuga ngo wenda nkatwe kaniho urugero cyangwa se ntanga urugero kuba dukurikiye kuri Ngoga TV show iyo tugiye gukora ikiganiro nk'iki turategura ibyo turi bubaze uburyo turi buganire tukabiganiraho iyo ugiye gushutinga filime ubuze kuntu ama episode akurikirana content yawe ni iki kintu uyitegura gute I just wake up, I take my phone in front of the camera and I shoot. Just like that. Njye ntabwo nagamatikus. Okay, wenda. Arayategura ko njye ntabwo nyategura tu. Okay, none se reka ntabwo nyine ni ibintu okay nk'ibintu wabonye ku mbuga nkoranyambaga ujye ubishyiraho se nyine okay ka nk'urugero wenda. My reason iri hanze, sibyo? Wenda hari abantu bayiteho comment n'iki. Ugahita uvuga uti cyangwa nk'ikindi kintu cya boostinze cya hatari ku mbuga nkoranyambaga ugahita ugikoraho ukavuga ngo wenda ngo ibintu ese niyo kurugera bari tazaramuze so ushobora kumukoraho ubujajwa warabukoze nikora nyine content zawe ugomba kuzikora tuvuga ubonye ngo gayivuga hema wenda umenyereye wenda okay reka ndeke kwivuga sindavuga okay cyangwa umustar runaka arimo yirira nk'ikigori tayari hakaba harahiye bati dore arimo arya ikigori mva dore utuntu nk'utwo mboni gake cyane je like urebye neza gossips zanjye like ubujajwa bwanjye ntabwo akenshi bukora ku
ku bantu nyine b'abastar kereka nk'inkuru nzi yabaye trend cyane cyane pe ubwo nyikora ariko most of the times nikorera ibyo mu baturanyi mu miryango ibintu nk'ibyo ngibyo utuntu nyine tuba turavuga ngo ahantu hose ugeze uhakura inkuru pe twihangira imirimo kabisa maze ngo ujye unywa inzoga yego wow ngiye kurangira ko wazajya wicara mu kabari ugakuramo story za danje zirenze nako iyo ni content nanjye bwumuhaye nyine uzajye uba joininga ugende ubundi najyayo nywera agafanta ubundi ukabakuramo amakuru cyane ko mwari nk'umutegarugori mu mbari ari umuntu ukenewe cyane Gogo feedback z'ibintu ukora n'uburyo nyine wabitangiyemo mu muryango babyakiriye gute? First of all jewe rwose mfite ababyeyi banshyigikira as long as nyine wenda ushobora kumva ari ubujajwa ariko ikintu kiri beneficial kikwinjiriza I don't think ko umuntu yakubuza as long as atari kibi cyangwa se udafite aho uhuriye na leta cyangwa ibiki mu gihe ubikoze neza uko biri kukwinjiriza why not batagusupport rega akazi karabuze kandi wowe ugakora nk'akazi kandi ndikora nk'akazi niba la bush yanjye ntunze cyane why not rero arakubwira ati kora wirinde byakukore so numva ko rero uri umunyamahirwe hari bamwe batangiye bababwira ati reka naho uzagera cyangwa se uyu murongo urimo twebwe ntabwo tuwushaka nta nubwo tuwifuza kuri ubu ngubu urimo uranyuza ibikorwa bya kuri YouTube, Instagram, Twitter, yahoze yitwa Twitter X ndetse na Snapchat na TikTok. Inyungu yikura hehe kubera ko nibwo buzima bayemo bwa buri munsi bw'ubujajwa. Inyungu kuri ubu zatangiye kuboneka mu bujajwa. Cyane. Nkuko navuze before, for me it's a job. Wowe niwe wibona nka jokes kimwe nuko cyane yuko abantu benshi bumva ko aba content creators like bari useless nta kintu baba yumva ko ufashe telefone ukajya ari ababona nta kintu bikumara nyamara wowe you know like nowadays usanga aba content creator abantu bari mu kwamamaza mu mafilme mu content zabo zikajya kuri YouTube kandi we all know ko YouTube yinjiza so urumva njye naho ngo rero nungukira tu uvuga ngo ubu ngubu ku bantu bafite business mushaka kwamamaza ubikora mu iyi system mu buryo bwo kujajwa n'ubundi cyangwa ndayivanga ariko most of the times ngoresha mu buryo bwo kujajwa ni nabyo byiza nyine ko yakari nayo content yawe hari ukuntu wamamaza tugenda nka telefone ukabanza ukiteraho dusitara wivugira bora zawe n'iki bikaza gusoza wigiriye wamamaje umuntu akumva nyine ikintu wavugaga bahita babyumva n'abahanga cyane byadari none se hari inshuti zawe njya nkunda kubona nyine munakorana mugira urugaga rw'aba content creator ku buryo wenda muvuga muti tunihuriza hamwe no mu bijyanye no kwamamaza muri rusange turafashanya turihuza kenshi koze n'ubundi ukuntu bisigaye bimeze usanga ari aba content creator nyine bihuza bagakora nk'utuvideo bakaba bazi ko uyu munsi ari uwo gushutinga nyine naho ngaho muhahuriye niho munakorera mwese ugafasha mugenzi wawe ubwo bisaba iki kugira ngo umuntu abajoyininge mu kubyina bisaba impano tu kuba ubishaka kubishaka ndabishaka ariko twarakwigisha ahubwo nanjye baranyigisha yego se umaze kumenya bari abagenzi bawe mukorana ntabwo nibuka amazina yabo bose harimo umutipe nyamuna tentire mu mutwe yitwa Baby Art Baby kuki yise Baby se I don't know ngomba kumuzana tukazaganira ariko niwe muntu ngira urimo kugufasha mu bijyanye no kubyina
ni ukuri pe and I appreciate umubona mwiza byatari. Wow. Yeah, he believed in me and ntabwo nigeze mutenguha. That's nice. Uru ruganda cyangwa se ibyo murimo nyine gukora bijyanye n'ubwo bujajwa bijyanye no kubyina mu back in days ntabwo abantu babihaga agaciro. Kuri ubu ngubu batubwiye ko nyine ubujajwa bufata nyine nk'ibintu by'akazi ukora mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Ushobora gufatanya ibyo bintu byombi uko ari bibiri, yaba kubyina yaba no kujajwa, ibyo byose bikaguha umusaruro uruta wenda akazi k'ukwezi cyane, cyangwa byaterwa n'akariko? Byaterwa nanone n'akariko. Kuko hari igihe usanga wenda niba wamamaje ukamamariza nk'abantu 2 cyangwa 3, ubwo urumva umwe uramubwira ye n'undi umubwira ye n'undi umubwira ye, ayo mafaranga niba uyabone mu byumweru 2, 3 kimwe, you get? Urumva ko ari buze vuba vuba kurenza ka kazi, bitavuze ko nako gafite wagacapa rwose urakora. Wow, byiza cyane. Wari wakitinga mu ndirimbo? Kubera iki se? Byose kari ukujajwa? Ntabwo ndi umuvixen. Ntabwo byose wabikora? Kandi bari abatipe mukora nabo mbona babikora? Ndi content creator. Content creator. Umuntu ushaka kubajoyininga cyangwa se kubera ko ntekereza ko wowe n'umwihariko wawe w'ubujajwa, ushaka kujoyininga yenda baririmbyi, uretse iyo mpano urumva, uretse no kuba wenda abishaka, ni iki kindi kintu asabwa kugira ngo abajoyininge, cyangwa se muri rusange bisaba iki kugira ngo ube successful mu kazi urimo? First of all, icyo nakubwira ubanze believing in yourself. Cause ntago wakumva ko nyine bari bukwakire nabwo utize uvuge ati njyewe ndabizi ko ibintu bishoboye. Cyane ko bari abantu n'abantu bareba bano bantu bazamuka, kuko nanjye kugira ngo bamenye babonye ibintu nkora. Iyo babonye rero hari ibyo ukora bafite ubushobozi bwo kugufasha baragufasha. Hari n'igihe batarindira ko wowe ubajoyininga bakakwihamagarira. Then you have to uvuga nyine kora cyane. Wake up, play and hustle. Hustle. Don't stay home sleeping and depend on people, my dear. This world will shock you. Ukoze hasi unyibutse ugiye. Abari n'abategarugori cyangwa se abakobwa bo barasabwa gukora iki kugira ngo hari ibintu batekereza bagati jewe I'm in love with the guy kandi ugomba kumenyera buri kimwe cyose. Uwo mukobwa wamugira nk'iyihe nama nyine udependinze ibintu byose kuri boyfriend we, cyangwa se kuvuga ati jewe I have parents bagomba kunsupportinga, bagomba kunyambika, kundisha buri kimwe cyose, wamugira nyine iyihe nama? Like I said before, this world will shock you. Twese ntabwo nuko twabura abantu tudependinga, ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko bazakurambirwa. Azagusapotinga uyu munsi, ejo yego boyfriend wawe nta kibazo, gusa umenye ko nowadays boyfriends ntabwo bro, this is not a Nigerian movie. Byo twabibonaga muri Nigerian movie aho umukira ava hehe ngo agiye gushaka ngo umugore ngo mu cyaro ngazamwitaho. Okay, niba umufite ukwitaho you are lucky, ariko be wise enough to find yourself something to do. Ubundi ubona ute nyine ku bantu ubundi? Okay, first of all do you have someone? Ubujajwa burakora. Feedback ni iyihe mu kujajwa? It's a job. It's a job. And I entertain people. Nakazi kandi harabona umabishima. So wow. It's good. Bivuze ngo kugira umuntu nyine ugusupportinga muri love cyangwa se muri relationship biba ari ibintu byiza cyane.
rero yuko tuza kujya mu tuntu n'utundi gogo abantu nyuma y'uko bamaze kumenyera mu bujajwa cyangwa se mu byo bindi ukora batanye no kubona muri sinema cyangwa muri movie iyo yari impano yawe yo kugira ubwo bujajwa yego nibyo kuko ni content nziza kandi ni content ya danger umuntu wese nyine atapfa gukora ibintu bubaza uriya mwana nyine okay abantu banagiye baze kureba Gogo The Gospel kuri YouTube channel ye mubanze nyine mu enjoying utuntu abafite yumva done gutya aba hahiye urumva waje kwisanga gute noneho mu ruganda rwa filime content creation ni ikintu gishobora kukuboosting ukageraho like ikugereraho wowe utagera urabona ko akundi abantu baba scrollinga hejuru basharinga utuboro twawe hari ukuntu tuza nko kugwa nko ku banditsi ku bantu b'amafilme akavuga ati niba uno mwana yaacting ukunguku bye byose namuheza role nk'ingi muri filme yawe akayishobora nuko rero nanjye naje kwisanga abantu bamamagara ati bino dukorane ngwino dupange ibintu nk'ibyo. Okay, nizere ko mukomeje kugenda mwinjoyinga ikiganiro kuri Ngoga TV show turi kumwe na Gogo The Gospel akubundi washatse akaye umunyarwenyakazi ubundi Jenny Comedy urayize ubundi ushatse se n'wajya ukavuga ubujajwa bwawe ukicomokera It's not that easy. Ntabwo babyoroshye akari igihe ujya imbere hariye abajeni banjye bajya bajya imbere haragusetse ukabona te braga nk'eshatu ukabona nabuze ntabwo bisekeje kumva nyine kumva warira ariko nekereza ko muri comments nyine ugenda wowe ubona ntago haburamo comments ziguca intege cyangwa zikubwira ngo ibi nibi hari ubuntu njya kubona ngo naranyandikiye ngumva ngo uzareke ngo ubujajwa ngo ntabwo bikigezweho ngo uzareke ngo ubujajwa ngo ubwo se ngo uzaba umugore ngo ufite amagambo angana gute ngo uvuga so wasobanura gute uwo muntu Gogo The Gospel ndetse na harya izina ryawe bwite niri Glory ni naho havuye Gogo Gogo it's like nickname yego yaragahinnye Gogo Koko Fofo okay niriye tandukaniro nyine rya Gogo The Gospel ndetse na Glory umuntu ashaka kubaza ubundi Gogo The Gospel ni muntu ki ndetse na Gloria ni muntu ki abo bantu batandukanye gute cyangwa ubuzima bayemo mu burarwa ntabwo ndinjashwa ntabwo njashwa ariko nyine umuntu aba yasobanukiwe ijambo bita content creation cya mbere cyo ni content ari igihe uvuga nkabona n'ubundi uri mu kazi cya mbere cyo it's a content ubwo nyine nese kankubaza ubu ngubu ko muri filime bagohereza role yo kuroga umuntu cyangwa se kwica umuntu ubu rumwicanye ariko kera abantu bajyaga batekereza ko nyine ari byo byanyanje twakoze twe tubona yitwa nde n'ingenzi ngo ni umuntu wararakaye wahumuye ugira umujinya kandi mu buzima busanzwe ari umuntu mwiza yumva it's a job so noneho Gloria noneho mu buzima busanzwe ni muntu ki I'm shy confidence mbafite confidence ngira kuri kamera sinzaho ziva ariko it's an acting skill rero iyo ndi hari je like nk'abantu bambona kuno bakabona kuri kamera ndi umusazi byinshi mu buzima busanzwe akambwira ati I wish I could meet that girl. Kubera ko ubusanzwe wa Gloria boring abantu. Penda boring. Don't be surprised when you meet. Ubwo nyine babyumve kandi babyakire. Uba wumva sibaye mu buzima bayemo byagutwariye. Mu buzima Gloria avuye mu buzima bwa Gloria akajya mu buzima bwa Gogo The Gospel. Wumva wabufitinga. Okay, NS wasi. Nyine like ndamutse ngende kuri ubwo buzima nyine bwa gossiping societe bahanira amabuye ntabwo babyeba ko najya neranya abantu najya mvuga ibyo bambuje muri make nta bantu mu ruganda turimo cyangwa se nyine turacyari muri sinema harimo ibintu bitarimo kugenda neza cyangwa se bitarimo gutera imbere wenda ushobora kubona cyangwa se
uvuga uti ngiye nshobora gutanga uyu musanzu muri ubu buryo ubona nyine ari nk'iki kintu ushobora guhindura cyangwa se ushobora kongeramo cyangwa se nta n'ikintu na kimwe wahindura. For me aho tugeze ubu ngubu ni sawa ugereranyije na mbere. Sinema ubu ngubu turi kugenda tugera kuri another level kuko iyo ubona ko abatubanjirije batangiye no gukina hanze nkanjye like nka Alia Cool ibintu byanshimishije ukabona nk'aba Nigerian batangiye kumuhamagara ukabona ko natwe bari kutubona bari kutubona ibyo dukora byose ntago haburamo babandi bagenda bakaduhagararira. So for me right now rwose ni byiza pe. That's nice. Urumva ko ibintu byose birimo kugenda bijya mu murongo. Nta kindi wowe ushaka nawe nagushaka kumbaza. None se umutumirwa oya twikomereze kara gaciye bafite nuko navuga ngo agaciyemo kuwo bireba. So Gogo ibintu ukora wakuze ari inzozi zawe cyangwa wabibonye ukuze? nta nzozi nari mfite nicyo kintu cyonyine gisekeje ariko reka nkubwire bon njyewe kera numvaga nshaka kuba like umunyamakuru. N'ubundi se ko uriwe n'ubu wigenga byahise biba nyine ariko I don't know numvaga nshaka kuba umunyamakuru ariko nkabona ibyo nize no kuba umunyamakuru nta hantu bizahurira. Yego ariko kuri ubu ngubu bisigaye ari nyine ni byarikoze byahise bihura. Sinabaye wenda umunyamakuru kuri TV ariko nabaye umunyamakuru mu ngo zaho. Okay wowe wumva ubaye umunyamakuru waba umunyamakuru ukora iki gisata? Imyidagaduro kabisa ntabwo burabujarwa ntabwo bwatuma uhumeka neza cyane. Yes reka umva hari ibibazo bigiye bitandukanye kunzi bawe bagiye bakubaza. Hari ukuntu dufite content cyangwa se abantu bakurikira ngo TV show hari ukuntu dupostinga abatumirwa bacu kugira ngo baze kugira gute abakunzi babo baze kubaza ibibazo ndetse baze gusubiza. Ubwo rero hari ibibazo bagiye babaza bigiye bitandukanye bagiye babaza ndagira ngo tuze kubyinjiramo neza mbere yuko tubijya mu Gogo. Ejo bundi umuvandimwe yarakubajije ngo ariko bana yanezanye izi mbuga zizarikora. Umuvandimwe dukora umwuga umwe yarakubajije ngo ku mubiri wawe no. Oh god. Okay useze iki? Listen buddy we don't charge. Okay ati ku mubiri wawe hariho akubura ni imyenge nge mba numva imyenge itavugitse neza. Imyenge mba numva ari imyenge nyine y'inzu. Nyuma yo kukubaza kiriya kibazo ntunagisubize waje kubara neza ubona ntabwo nashatse no kubara. Ndakwesha my people. Warabaze kugera hagati ubivamo ubundi kwe cyo bivuye nahise nshanganyikirwa ndavuga ati ndabizi ntago nyuma ntago wabuze ukuntu ubara neza. Nyuma yo kubara wasanze ni 8 ni 10 15 ninga imyenge ni ingahe? Oya mubabarire rwose imyenge wakubarira se? Oya babarira ngo gambabarira baratsinga kubarira tukareba. Okay urize umubiri wawe kuva ku musatsi kugera ku nzara z'ibirenge. Ngira ibintu bitatu wikundaho ku mubiri wawe kurusha ibindi wowe wikunda uvuga uti kabisa ibi niyo mbibona nyine kari ngewe ubifite ndabikunda cyane. Yes nje nkunda byose ariko nkunda my lips. My lips. Your lips. Oh god. Nkunda n'inzara zanjye. Lips inzara. Sinjana nateresha inzara. Wow, nizawe. Wow. Iyo nawe ntimana. Show me. Inzara
lips n'umukondo. Umukondo mu Kinyarwanda ukuntu wabita? Kondo se si Ikinyarwanda. Ni iki? Uzabaze neza. Ni iki? Uzi fosete siko bazita? Minyengi. Ahubwo ibyo bintu ubibaze neza. Uze kubibaza neza. Ubaze umukondo, ubaze na fosete. Fosete ntabwo ari Ikinyarwanda. Nyine unese umukondo, ako umukondo ni Ikinyarwanda. Uze kubaza neza bazakubwira mwana. Umukondo w'igikombe, umukondo. Umukondo w'igikombe, umukondo. Kuze kubaza umukondo w'umuntu byanyabyo. Baratubwira muri comment. Okay, muze kutubwira muri comment mu Kinyarwanda umukondo bawita ngo iki cyangwa se irindi zina bawita ngo iki, mutubwire na fosete mu Kinyarwanda bazita gute. Ngira urasetsa gogo. Umaze kutubwira ibintu bitatu wowe wikundaho ku mubiri wawe, sibyo? Tubwire noneho ibintu bine abantu bakubwira ko ufite byiza. Ibintu bigera kuri bine. Yes. N'ubundi benshi bagaruka kuri lips, abandi umusatsi. Yeah. N'inzara. Umukondo we ariko ugiye gutuma subiza amaso inyuma. Ariko simbubwiye ngo ujye kureba nawe. Barareba se baba bari bureba kahe. Barabikura heza. No way uranyibukije. I got you. Please don't. Yeah. Bivuge cyangwa ngiye. Baretse ngabivuga ko ntacyo bitwaye. Please reka tubivuge. Oya rwose mbabarira. Okay, mujye kuri YouTube ya Gogo The Gospel murebe video ze, mukunde, mukore subscribe, mukore comment. Ni ibintu byiza cyane sibyo? Uretse amabwire. Okay, urasenga? Yeah. Ukunda Imana? Uyikundira iki? Ni papa. Nikundira like ni papa, azi papa wawe. Papa wawe. Papa nyine n'umwana w'Imana. None zikaba umwana w'Imana gute yawe papa wawe nawe? Impamvu Imana ni papa. Niba wita kubereye papa ibyo nibikoreye. Nabarije wowe ntago ugeze ubaza. Like kukikomya ngo ako God is always there for you. So that's why God ndamukunda. Tukone ngengize utuntu twanje. That's nice. Mugende nowe murongo muri biri gikunda kugufasha. Sinuka ngo byanditse. Ariko haravuga ngo mukomange muzakingurirwa, musenge muzahawe. None se ko maze iminsi musengera. Ko naje Imana yakubwira. Yambwiye ko ndibuze hano. Ntago ari ibintu asengeye uyembeshyera. Sibizi susko se usenga Imana ikazagusubiza. Mana babizi ibyo navuze, mbabarira please, mbabarira. Nje yambwiye ngo hano. Yego, ariko yakubwiye neza ntacyo bitwaye. None se Gogo uretse amabwire Satani umwangira iki? Satani mwangira iki? So mwangira iki? Tubwire mwumva iki? Satani ntabwo mbizi. Nyine nuko batubwiye ngo ni mubi, natwe turibona kayo. Nase bumva ari mubi nyine koko. Ako ni na mubi. Gute se? Nyine bumva ari mubi gute? Ari mubi asa nka gute? Bajya bavuga ko Satani ari mwiza. Sure. Ariko ndamwiyamye. Ntansu. Utsure Satani. Yego. Igumira iyo ngiyo. Kubera iki se iyo ugize nk'akabazo tuvuga mu izina rya Yesu toka Satani. Nyine ubu mwamagana iki? No mwijuru baramwamaganye. Agakomana se uko murakariyemo. None se kuki abaza? Usengera he? Church yawe. Itorero ryawe. Mu rugo. Nanye ndasenga. Kubyigaho. Kombe nginje gusenga. Waretse nkabigufasha mu kwerekana nzajya gusengera. Hehe. I Remera. Heza. Hafi. Si hafi? Ariko nabonye abasitari benshi bajya za Nyarutarama kandi nawe urumva ko katwinjire mu bibazo bitandukanye. Abakunzi bagiye babaza Gogo The Gospel bamaze bati ese bimeze bite? Uri tayari gusubiza ibibazo? Byinshi. Manze umeke neza bro.
mubazanye ariko n'umutima mwiza n'ibihe byinshi bitari bikomeye. Ntabwo bikomeye kandi ni byiza cyane. Ikibazo cya mbere kirabaza, hari umuntu wambwiye ngo kudesha ku bantu bose bambwiye ko bagukunda, banambwira ko bakunda ubujajwa bwawe. Nanjye ndabakunda. Nanjye bamugisha. Komeza rero bashakire ubujajwa butubutse. Happy Valentine's Day. Kuba bireba, kuba bitareba ihangana ukomeze uscroll. So what about you? For me? I enjoyed. You enjoy it? Nabonye tubomba. Thank you Garafure, wakoze kwita kuri mushiki wacu. Ikibazo cya mbere umuntu yarambwiye ngo mubaze ngukunda ibiraha. Umva kategorira kubona mu turu tw'utujajwajarwa turi aho ngaho. Ndabikunda. Biraryoha. Ujya ufata umwanya ukajya ku muhanda ukabigura. Kwa Murokore turaturanye. Kwa Murokore ingenuranye na Kazungu. Twe Murokore aradukora fresh. Wari wagura ibigori ku muhanda byokeje? Ntabwo mbikunda. Ubwo niyo mpamvu rero. Hano hari utubazo rero twiza. Ariko iki cyo ngira ngo twanagihereye babaje ngo kubera iki ubundi yise Gogo the Gospel. Twagihereyeho. Twagihuze. Iki yagisubije ikindi ngo umuntu yaje ngo ni izihe impact ahura nazo mu buzima bwa buri munsi? Nziza cyangwa mbi? Byose both. Kubera being a gossiper. Hari abantu bambona bakumva nyine ko ndiyo. Hari abantu bambona ati kariya kana ntakajajwa, ukabona yabyegereje umutima bigize personal. Nge nize muri mood nziza nibyukiye neza ariko wowe isumbona minjajwa. By the way, it's good because it's a brand. It's a branding my name. Yeah. Nujya navuga izina ryanjye byongera kongera amagambo ariko ntabwo babiririyo. It's a job like I said before. Yeah. So ubwiza ni nyine umuntu kukubona akakubonamo bwa buntu nyine n'umuntu ure gushobora kuba yatinya kuapproachinga. Abenshi babivuga ngo natinye kwandikira ngo mba mbona wandarapa ukabyuka wabipostinga. Yo sazi ubura kwandikira ukajya kubipostinga. Ntabwo nabikora. Inziza it's beneficial. Yeah, don't be afraid of something that's bring food on your table. Okay, that's nice. Ukomeza nyine gusenga. Nikiri ko wagisubije ngo bira bintu ukora zari inzozi zawe. Ni ijambo rimwe. Kubinjashwa hari inzozi. Zari inzozi zawe. Nenge kuvuga ngo voka y'imbwa imanuka. Voka y'imbwa imanuka yego sha. Ubwo si ubwo wawe ukiri imbwa cyangwa? Man. Yo. Voka kazi imanuka ihiye. Mbabarira ubwo wabyumvise sibyo? Babyumvise. Ubwo bivuze ubwo bivuze ko nyine wagiye kwisanga wisanga wageze muri kariyeri. Twakunda kuvuga ngo ntabwo nzi ko Imana yanjye igikora utuntu twayo. Umuntu aratubajije ngo tubwire impamvu ukiri ubujajwa. Bivuze ngo yabyegereje umutima. Bya bindi nakubwiraga. Tubarize impamvu Gogo the Gospel agira ubujajwa. Simbizi kugira ngo nyine umenyere amakuru abagezweho nyakubwire utayambajije. Skwinjashwa simera. Urashyanuka. Ndashyanuka. Online ariko. Ntabwo ushobora gushyanuka se bitari online. Oya. Okay. Ubwo urumva ko ibintu byo gushyanuka birimo iki? Ako ushobora kubyigana. Subire ku migani se? Oya. Dusubire ku migani. Cyangwa se tuvuge inka yiganye mu rugo
irabizira ubwo rero ushobora kuja rugashaho ukikanga he imageragere uri kuvuga ibintu ukora ntuzavuge ngo ninjye wakoheje uzimenye bage wifashe Gogo the Gospel ni iki kintu wiyiziho cy'umwihariko nyine ariko abantu batajya bakumenyaho umwihariko wawe kabisa umwihariko wanjye okay reka nkwereke tubwire umwihariko muri Gogo the Gospel no muri Gloria umwihariko ko n'ubundi urumva ni intuze ebyiri zitandukanye ariko harimo umwihariko aho ngaho okay muri Gogo the Gospel umwihariko wawe ni wowe ko hari n'abandi bavuga babibyaza umusaruro that's why n'ababyaza umusaruro kuri buri muntu wese gifungura undi mwihariko wawe none udasanzwe I don't give up okay that's nice ahubwo tubwira abantu content zawe ukuntu zikora ngiyewe narabikunze nuvuga ngo ahubwo wowe reka nkubwire hari ukuntu turira mu mibare how Gogo nuvuga ngo hari ukuntu mupanga set cyagukina movie noneho mwe mwaho muri bize murimo kumenya muravuga iki murabigenza gute muraza gukina gute nawe uyumva ukumva arimo arivugisha kumva ibereye mu tuntu twukumva ngo isingo reba ngo gafiriti ngo gatetse neza ngo yanze kunywa amazi je the first navuze ese Gogo the Gospel bimeze bite numva wivugisha utuntu ngo ibi biryo ngo urusenda ngo ruraza kuburamo ngo urumva avuga ina bitwa tuntu tw'abakobwa abarari kwako nashaka kumbe turakugaburira nuka wasting time opportunity yose ufite y'ibyazo umusaruro kabisa ariko naranabikunze kubera ko turakinana numwe mu bantu dukinana muri movie yitwa My Reasons ariko baba we urajaje koko ariko mana uraje akuzi kurinjajwe mana I know no muri ya filime habarimo ubujojwa gusa oya ubwo buramba mbyibutse ndakina nkibagirwa ko ndigo mana rero ugahita wigira mu tuntu tutujaga ngo ngiye ngo mbona ngo ngiye ngayikuramo ababishaka ariko wowe bana byamutunguye ababishaka rero nuza aje nindi ukoza mu rugo oya Sankara de prime ibibazo ko nari mwibagiwe abo yakora cyaro umwana nyine bayumva ibintu uvuga havutse urimo kugenda uvuga tuzuje rwaje aha ngiye mbona rwose ko mbona ugiye kuba ikibazo muri rura rugo kuko uravuga ubwo turavuga muri My Reasons ni movie nziza itambuka kuri ma video wacu byo umuntu ayirebe muyikunde muyisharinge muyisupportinge noneho mwirebera ubujarwa bwa nyabwo murebe ukuntu noneho gogajajwa pe ushobora no kubona umuntu abasuye atagaga kumana siko urwaye imvunja ariko yambaye n'inkweto no muri ya filme muri filme zose maje gukina ni filme irimo amatiko ya danger noneho amwe yanyayo urumva handi hari ukuntu majya bakamereza udusene dutandukanye na content yanjye ko hari ya ma video ni content you are very genius my dear ya danger nukuri kudesha rwose kuri ma video turamwemera cyane kandi bayikundi kuko nanjye byara urabona ukuntu ureba ikintu nubwo ubundi akenshi iyo wakinnye nka movie ntago ushaka kwireba kabisa uva sindiye umva bagascrolling uvaho ugenda ashaka kure ariko iriya niyo movie nanjye ndeba umva nayisubiramo nyine nkareba ubwo buntu bw'ubujarwa abahanga benshi irimo abahanga benshi kabisa umva babahanga bazi gukina kabisa ma video yakoze ikintu bita intoramo that's why navuze kuri Mungu ari genius byatari kandi ni umwe mu bantu bazi kwandika movie neza uzko bakoranye ikiganiro nawe ubushize afite movie zirenze 5 zanditse zibitse you see so arabura nyine abaterankunga muzana amafaranga they are very serious nta mikino tuba turimo ntago ibintu byo byonyine kugira ngo ubone umuntu burana umuntu waguhaye umwanya ndaza kugeraho umushimire nyuma ariko umuntu buriya yagufasha akaguha umwanya we muri projet runaka ugomba kumushimira kubera ko aba ari umuntu ushyize itafari ku bintu urimo gukora byawe ubwo rero turamushimiye
aha ibibazo biracyakomeje ariko si ibibazo ko mbona naho birimo bimbana bikeya. Oh yes. Okay. Nabahe bantu nabahe bahanzi ukunda mu Rwanda baririmba gospel? Babiri nibo nkunda like nabo menye indirimbo zabo. Hari Vestine na Dorcas bariya ni umuntu umwe ibiyagaye n'umuntu umwe akazamo na Israel. Mbonye ni inshuti ya bose. Niki kintu kigutera motivation cyangwa se kumva ko wakora cyane mu bintu urimo gukora? Mu bintu nkora njyewe. Mu bintu ukora niki kintu kigutera imbaraga zo kugumeza nyine wumva wabikora? Buriya njyewe nanga gutega amaboko. Usaba lift se uteze imodoka kera ko twatega imodoka dufashe kugutwi gutya urabyibuka? I know. Nyine urabona nkuko nakari nakomeje mvuga ati ngo this world will shock. Yeah, sure. Nukomeza udependinga ku bantu my dear. Bya byose gira side hustle bike ukore byange ariko trying keep trying there is the day bizakunda tu. Instead of ukomeze kubeginga abantu mama 2k mama 1k wasenyisa gira utuntu ikorera yakorere man yakorera abantu babasige bangiza kwiga ko akazi karabuze ari short course. Yego kugenda ugakora ibintu byiza kandi bikagwa amafaranga cyane ukwezi kumwe abiri ukiga ibintu ukabibyaza umusaruro. Ngari guko urumva ko icyo tugomba gukora cyangwa se message irimo hano mu byavuze no gukora amaboko mu mifuka tugakora. Umuntu utakoze twakuza bivuga ntakarye. Shushanya umuntu wumva yakubera umugabo yaba yujuje ibiki? Kakanya cyari muto se? Ntabwo nyiri muto ariko none ntabwo ndashaka. Okay, mu gihe cyawe bumva nyine umuntu okay your future husband. Ariko rwose yeah. Icyambere cyo ngiye nkunda umukozi kora. Akora ubwa kahe kazi? Something beneficial. What is it? Like ukore. Cyangwa ukore iyo bwabaga. Umva ukore tu umukozi kandi unyubahe. Unyubahe unkunde. Just cherish me. Give me princess treatment. Arasetsa. Ubwo icyambere no gukora. Kora. And then akubahe. Anyubahe akunde n'umuryango n'abantu. Wumva ari iki cyabatandukanye? Bande. Wowe n'uwo mugabo wawe. Ibyo byose abikora. Ibyo wifuza. Wumva ari iki cyatuma ufata decision itari nziza. Ukavuga uti no way. Akaza gakora neza kabisa. Umva. Amanywa nijoro. Like icyambere cyo buri gihe ndakuvuga twagahereyeho n'usenga. Ugomba kugira umugabo usenga pe. Nta nigidasenga bro. Ibyo byose nyine ndabyemera birakorwa. Ko haraho n'abantu basenga ariko bakora amakosa cyangwa bagira ibyaha. Twese mu by'ukuri nyine ari iki kintu cyagutandukanya n'umugabo wawe wihebeye. Njyewe rwose as long as watangiye like utangize priority. None se nyine nari kubera ko yari umukozi narinzi ngo akazi bwa mbere. Oya nyine kora nyine iyo uri gukora unekerezaho ukunekeza gutekereza abana bawe fata inshingano nk'umugabo. None se gogo ko kugiza priority kuri we cyatuma mutandukana aramutse atabikoze. Niho haviramo n'aba side chick. Iyo nari priority kuri wowe urumva wowe urancoka bati je nkorere famille wowe ndagushatse gucira ngo nk'umugore mu rugo umbyarire gusa that's why uranga akagenda kishakira babana bo hanze bamwita. Twigire mu bintu by'inkundo mbere yuko tugana no kumusozo. Niye bintu nka 4 cyangwa 5 ukunda in terms of romance? Why love? I'm in love. Oh, you are? Yeah, I'm in love with God. Don't worry. Okay. Yeah, sure. Umfungishije umunwa. Nari ngiye kwinjira. Wari ukinguye kuri. Yeah, bro, njye winjira abantu wakomanze. Ntabwo nari bukomange. Okay, tubwire.
ibintu nka bitanu ukunda iyo uri muri relationship mu buryo buri romantic with your guy. I got you. Kaze numva abantu mukuri. No. Iki nicyo gihe tubwire. Romance. Like treat me like a queen. Brian ukunda kuvuga ati ngo ntugahereze umuntu indabo ngatariye. Ati ujo kuruma atariye bikaba ibibazo. Sibyo. Nyitaho nsohokana. Let's travel. You get traveling. Icyo kiracyari kimwe kugusohokana no gutravelinga. Ukuntu usohokana na hirya abandi bakabajyana. Ukuntu usohokana mu nzu kavuga sohoka ukinge urumva. Gutravelinga mukajya ahantu mukicara mukaganira. Tukaganira. Okay. Spend time together. Spend time to you. Ubwo ni wowe. Icyo ni icyambere. Kabiri. Sundi ari ibindi. Njye nifite kimwe. Ibindi nyine se ndabikubwirira iki. Sinkubwiye ngo ujye mu bujara bwako utangiye kundeba ngo ndabikubwirira iki. Mbwira nare rose bitwaye iki. No kuganira njyewe rwose umuntu yaguye atayemo nimuganire. Bibaho. Kaba yicanga. Nta kintu muri kuvuga. Ngo si wambonye se nise ko nakubonye na Mani tuve mu rukundo tujye mu bujara. Turi mu kwezi kwa kabiri kandi urabizi ko ari mu kwezi k'urukundo. Oya mureke nzanjye nzabaye inkuru yanjye y'urukundo. Tarwis. Asubure kanoze. Ako. Ku munsi wakira nka kandidatire zingahe z'abantu bagusaba urukundo? Of course I'm a girl. Nakira nyinshi. So how to handling gute? Nyine nawe urarebaga buri wese agira type yiwe. Buri wese afite gu y'abantu akunda. Hari igihe nyine ngo akwandikira ukabona. Uhita umubwira guke ngo shall we wige? Reka ndakureka. Ndakuganiriza nabona nyine ibyo ushaka kumbwira ariho uganisha akata. Nzubumva zateretwa gute cyangwa zagiye mu muryango bigenze gute? Ntago muri abo bose nyine nk'ijana aburamo nk'umwe. Ijana. Ntago mvuze it's an example. 100 like urugero. Nanjye ranze bishi. Thank you. Ariko ndagatwaye rwose. Reka rero tubashimire cyane dusoreza aha ngaha nabazaniye Gogo The Gospel kugira ngo tuganire mumenye Gogo The Gospel uwo ari we, mumenye ibintu akora, mu supporting, mu mushyigikire buri kimwe cyose abasaba. Ntago abasaba ibintu biri too much, just gukora subscribe, ugakora comment, ugakora share, ukalikinga, ukamubwira n'amagambo meza. Abakobwa n'abatipe mu buzima busanzwe namudakuna amagambo meza. So amagambo rero duca intege cyane ko bamwe nta nizo tukigira. Ayo magambo rwose mwereke mudushyigikire ubundi ibintu byose bigende neza. Ijambo ry'uko abakunzi bawe. Ndabakunda. I'm like this today because of you guys. Wow. And thank you. Njyewe umufana ni ikintu nemera kabisa. Umufana atariho nyine ahantu wagera. Bariya bantu bapushinga bolo zawe bagatuma ugera kure. Wow. Ubwo iyo uhuye n'abafana wawe byitwaramo gute? Ndishimye. Ntabwo uri umusitari ku buryo ntabwo uri wa musitari dufite ubwoko nkawe. Hari umusitari ushobora kubona umuntu akiruka agashaka, ntabwo urashaka ababonza. Kuba simba mbona nari n'umusitari. Ariko iyo character niyo nziza nyine. Mbyibuke babimbwiye. Iyo character niyo nziza kugumana gutyo. Thank you so much Gogo The Gospel. Wakoze cyane kuza kudusupportinga kuri Ngoga TV show. Hano ni mu rugo n'ubutaha tuzatuganira hanyuma
ubujarwa bukomeze tumutera imbere, mukomeze mubwumve kabisa, munaburebe banaburebe kuri Gogo de Gospel, ubundi ibintu byose bigende neza cyane. Ndagushimiye, wakoze, God bless you. Ubwo tugomba gusubira n'ubundi n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Nshimire mugenzi wanjye udufata ku buryo bw'amashusho ryiza cyane, Big G, Imana yimuha umugisha, sibyo? Namubonye ariko ngo mukanya tujajwa. Okay, mwakoze cyane, Imana y'umugisha, nawe utaha Ngoga Yves Gahima.